mubo turi kumwe nagira ngo mpere i Buruseli mu Bubiligi mwabanza kwibwira abatwumva. Yewe nitwa Faustin Twagiramungu, nkaba ndi umunyapolitike, nkaba wenda nakwibwira u Rwanda ko nabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda nyuma ya jenoside mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza muri 1995 mu kwezi kwa munani. Ikindi nkaba nyobora ishyaka ryitwa RDI Rwanda Rwiza. Ndabashimiye cyane bwana Faustin Twagiramungu, nabatumiye uyu munsi cyane cyane nk'inararibonye muri politiki y'u Rwanda, kandi mpereye ku nyandiko mwakoze muri iyi minsi ku bijyanye n'itegeko nshinga. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kumva ikaze. Undi mushyitsi twatumiye uyu munsi we ari mu Bwongereza, mwabanza kutwibwira. Urakoze cyane nk'uko umaze kubivuga. Nitwa Frank Mwine, nkaba nkurikirana cyane amategeko na politike mpuzamahanga. Abarero muri kiganiro mbanze gusuhuza bwana Twagiramungu Faustin, nkunda kumva cyane ariko twatarabona umwanya wo kubonana no kuganira cyangwa guhurira mu kiganiro mwiza cyangwa umugoroba mwiza bwana Faustin Twagiramungu. Murakoze cyane kunyifuriza umugoroba mwiza kandi nanjye ndabasuhuje. Frank Mwine, mbanje kubasuhuza namwe, ikaze ku Ijwi ry'Amerika kandi mukomere. Duhere ku narabonye bwanyu bwana Twagiramungu, ndabahaye ijambo rya mbere. Mwakurikiranye impaka, mwakurikiranye ibiganiro, mwakurikiranye byinshi ku bijyanye n'ikibazo cy'umushinga w'itegeko nshinga abanyarwanda n'abanyamahanga bamaze iminsi bavuga ko ryahindurwa kugira ngo rijyane n'ibihe igihugu kigezemo, ariko cyane cyane abasabye ko ryahindurwa basaba ko perezida w'u Rwanda uriho Paul Kagame yabasha kubona uburenganzira bugendeye ku mategeko kugira ngo yongere kwiyamamaza. Mwe ijambo ryanyu ni irihe kuri iki cyifuzo ndetse n'ibyo guverinoma y'u Rwanda iteganya gusaba muri iyi minsi? Muri make nkurikije ibyo nagiye numva byerekeranye n'ihindura ry'itegeko nshinga, nagira ngo mvuge ko umwaka w'2003 abo banyarwanda bongeye guhamagarwa bajya muri referendum. Ibyo bari bemeje byumva byari byo, ahubwo ndabona perezida Kagame we agiye kwiroha mu bintu byo kwivuguruza. Bamubwiye abaturage ko we azubahiriza itegeko nshinga, none ubu ntaryubahirije. Ahubwo icyo yagomba gusabirwa nuko abaturage wenda ari bake, ariko nkatwe aramutse abikoze ibyiza nuko bamweguza no guhemuka. Nkaba rero nibwira ko kuvuga ngo hari ibyo ngo yagezeho ngo yagomba gukomeza, ari ba perezida Kayibanda, ba perezida Habyarimana nabo bari bafite ibyo bagezeho. Ntabwo rero ibingi by'umuntu yabikangisha. Nkabona ibyiza ruko bareka itegeko nshinga uko ryari rimeze, we ubwo atarafata ijambo rya mbere nako rya nyuma azemere yubahiriza itegeko nshinga ryari ririho, ariko ibyo ngibyo by'abantu bamuhakwaho bamubeshya ko bamukunda uko yakoze ibitangaza mu Rwanda ko agomba gukomeza. Apfuye se byagenda bite? Reka ndekeraho. Murekeraho nibyo ndabashimiye cyane cyane ko ijambo rya nyuma ritegereje kuri perezida Paul Kagame n'ubusanzwe. Frank Mwine, mu rwego rw'amategeko na politiki, abantu ahubwo ndavuga hari abantu bibazaga ko urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rushobora kuba rwavuga ko guhindura itegeko nshinga bibangamiye itegeko nshinga ubwaryo n'amategeko y'u Rwanda. Mwe izi mpaka n'ibyo zakuruye mu mategeko muzibona muti? Urakoze cyane. Mu by'ukuri kuvugurura no kubahiriza itegeko ni ibintu bitandukanye. Iyo uvugura itegeko ugiye kuryubahiriza nta kibazo kiba gihari. Birebye ikibazo kuri iri itegeko nshinga, cyane cyane ingingo abantu babona bashingiraho bavuga ko perezida atagomba kwihindura cyangwa itagomba guhindurwa kubera ko cyangwa manda zitarenga ku myaka 7. Mu by'ukuri itegeko nshinga ni nk'andi mategeko, nuko gusa ari itegeko y'ikirenga ku yandi mategeko, ariko nta hantu na hamwe bavuga ko itegeko nshinga rishobora guhindura. Ndavuga nk'umunyamategeko ntabwo mvuga nk'umunyapolitike, ku buryo ububasha bwo guhindura itegeko nshinga hari uko amategeko abiteganya muri iri tegeko n'ubundi nshinga. Ishobora guhindurwa ingingo ku yindi, ishobora guhindurwa ku ngingo imwe, ariko se iyo abaturage basaba ko itegeko nshinga rihinduka cyangwa n'amategeko ahinduka, hari aho abaturage itegeko nshinga ribyemerera amategeko birahari. Yes, umuntu avuga ngo birahari. Ni muri iyo ingingo ya 2 mu gika cya 3 gitanga ububasha abaturage ko bashobora gufata uburyo bahindura itegeko nshinga, babisaba nde ababahagarariye cyangwa perezida. Mu guhinda itegeko rero nk'uko mbivuze kugira ngo twihute, nta hantu na hamwe cyane cyane urukiko rw'ikirenga tuvuge ko n'abandi batanze ibitekerezo byabo ko bidashobora guhinduka, ko manda zitarengwa. Ibyo ni ibitekerezo bita opinion cyangwa
ariko yiba urukiko rw'ikirenga rwarabyemeje nk'uko na Samugiye yavuze ati abaturage nibo bafite ijambo rya nyuma ku mategeko yabo. Ndumva mu rwego rw'amategeko nta kibazo kirimo, ariko na muri rwego rwa politike nayo tukaza kubibona. Turabigeraho gato, ariko reka ngaruke none kuri Bwana Twagiramungu, kubera ko mu nyandiko yakoze Bwana Twagiramungu yagaragaje impungenge nk'umunyarwanda w'umunyapolitiki. Bwana Twagiramungu, impungenge mwe mufite ku bijyanye n'iri tegeko nshinga mwageza ku banyarwanda ni izihe? Impungenge mfite n'ebyiri. ni uko abanyarwanda bakomeje gufatwa nk'ingaruzwamuheto mu by'ukuri. Ibyo abanyarwanda barimo bakora ubu ngubu bitwaje Kagame, kandi wenda na Kagame abibongoreye, ni uguhemukira igihugu, ni uguhemukira abanyarwanda. Iyo ni impungenge ya mbere, kubera ko ntabwo twe turi abana. Bashobora kubeshya abana bavutse muri 1990 na 1994, ariko ntibashobora kubeshya abantu bakuru nkatwe. Abanyarwanda turabazi ibyo kubeshya ngo abantu ibihumbi na miliyoni 3 n'igice ngo barasinye bashaka perezida Kagame. Ibyo ni ibinyoma, ibyo turabizi. Impungenge ya kabiri rero ni uko mu by'ukuri amateka y'u Rwanda atwereka ko abanyarwanda bakomeje gufatwa nk'aho ari abana muri politike, nk'abaja ba politike. Nkaba rero nibwira ko muri iyi mpungenge mfite, Kamarampaka twari twaremeye yahinduye amateka y'u Rwanda niyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa cyenda mwaka w'1961. Ubu ugiye kuvuga kabiri, abantu bongera guhindura ku mayeri bashaka ko u Rwanda rwayoborwa ku buryo bwa cyami. Umuntu ngo bazamuha ubwasisi bw'imyaka 7 ngo yakoze neza, noneho narangiza ngo agire manda ebyiri, ni ukuvuga manda y'imyaka 5 inshuro ebyiri. Ibyo bintu bikazagira mu mwaka wa 2034. Nabuzwa n'iki kugira impungenge abantu bagarura ubwami tubireba babikora ku mayeri. Nkaba rero ngira ngo mvuge iki ngiki rwose, kandi bibwira abanyarwanda batwumva. Twasezereye ingoma ya cyami yari ifitwe n'umuryango w'Abanyiginya. Ntabwo tuzemera ingoma ya cyami y'umuryango w'Abega. Niba ari ingoma ya cyami bashaka ku mayeri, nibabwira umwami Kigeli agarukira cyariho, ariko ntabwo ibindi tuzabyemera. Nibyo naho ngakira. Ni byiza naho muhagarariye Bwana Twagiramungu, gusa twibukiranye ikiganiro cy'uyu munsi ntikireba iyo miryango y'Abega n'Abanyiginya bahataniraga ubwami. Hano turavuga itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga cyane ku bijyanye n'umushinga w'itegeko nshinga y'u Rwanda ryemejwe n'inteko n'uruhare Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaba afite ku bijyanye n'icyemezo we azafata nka perezida. Reka dukomeze. Hari abanyarwanda ubwabo babyatse, hari n'inteko ishinga amategeko, imitwe yombi, Sena ndetse n'umutwe w'abadepite, n'abagabo n'abagore batoranijwe guhagararira abanyarwanda bandi, nabo bemeje ko itegeko nshinga ryahindurwa. Aba bantu bose murumva ko bagizwe ingaruzwamuheto, ntago bazi politiki. Ariko ibyo wabibaza umuntu utatwagira mu Faustine, nakoze muri iriya guverinoma amezi 13. Mvuze ibyagiye bikorwamo ibyo by'amayeri byaba byinshi cyane, kuko byagira no mu nzego z'amahanga. Kugeza na n'ubu ikinyoma nicyo gitunze buriya butegetsi buri. Ubu se reka nk'urugero, wena ntukabinyuzemo da. Ubu ni ukuvuga ko tutazi umuntu wishe Habyarimana. Ntibyananiranye se kugira ngo tumenye uwo ari we? Kubera amayeri n'ibintu bakorera. Ariko twibande cyane ku tegeko. Abaturage rero ndagira ngo mukomeza kubitwaza. Jewe nagiye mu matora mu mwaka wa 2003. Nta munyarwanda yaba ari nkaho uvugira kuri radio cyangwa sundi ushobora kunyigisha ibyabaye muri mwaka wa 2003. Amatora Kagame ntiyayatsinze. Ibi ni ibintu bizwi. Ariko se babuze kuvuga ko abaturage bamutoye na 93%, rero umenya ari na 5%. Nkaza kubona amajwi 3% yewe gusubumva ibyo bintu tuvuga ngo abaturage wari byo bemeje abahi. Bwana Twagiramungu, iyo tuganiye kenshi muzamura iri jambo ryo kugirwa ingaruzwamuheto, muzamura iryo jambo ry'ikinyoma kiganje muri politiki mu Rwanda, muvuga muri iki gihe muti ko mwayibayemo cyane. Bwana Frank Mwine, muri politiki mwe iki kibazo cy'itegeko nshinga ry'u Rwanda impungenge mwe cyazamura ni izihe, cyangwa se iki kinyoma Bwana Twagiramungu agarukaho ni ikintu kiganje muri politiki mu Rwanda kuko namwe mwayibayemo? Ikibazo cya politike kiragoye kumenya, kuko muri politike maze gukurikirana nta kuri navuga ngo kubamo. Hanini abantu bose barabeshya. Ikibazo ariko aho kivuka nuko iyo ubeshya abantu bakemera kubeshya kwawe, ushobora gukomeza ukanabeshya ukamara n'igihe. Ariko iyo ubeshya abaturage ntibemere kubabeshya, nuba ko abaturage barakwigaranzura. Ibyo twarabibonye.
babibonye muri Burkina Faso, babibonye mu majyaruguru ya Afurika. Ni ukuvuga ko mu gihe abaturage ubwabo muri politiki uko wayikoresha kose ntubumvishe ko tuvuge ko ari n'ikinyoma jewe ndashaka kugena n'icyo bwana twagira ngo avuga, niba kuko ari n'ikinyoma, abaturage ubwabo bafite ubwo burenganzira, bafite n'ubushobozi nk'uko twabibonye n'ahandi. Turebe mu Burundi hari hafi iwacu hano haturanye abaturanyi bacu, haravuga bati no, bati nubwo urukiko rurinda itegeko nshinga ryo mu Burundi ryemeje ko perezida Nkurunziza agomba kubaza n'amategeko yarusha, ariko abaturage ubu ngura abona akaduruvayo kariyo uko kameze ko ariko kose, ariko hari abaturage bavuga bati twabonye imyigaragambyo yarahabaye, bati no, nyakubahwa perezida manda zawe zarabaye n'ebyiri, itegeko nshinga rivuga gutya, amasezerano yarusha avuga gutya, nyakubahwa perezida ntabwo tukwanga ariko twanga. Nizo mpunyenge zafuse twagira ngo avuga no kuba yaranibwe ayo majwi biranashoboka simbizi jewe, ariko mu gihe abaturage batashe guhagura bati twagira mu ngo amajwi baribye, none ushake uburyo gukora resistance cyangwa kubyamagana, icyo gihe cya kinyoma twagira mu ngo avuga abaturage baracyemeye kigahinduka ukuri kwa polisi. Aho muzamuye amagambo n'impungenge zindi ziyongeyeho bwana Frank Mwine mugira muti iyo abaturage bemeye ko ikinyoma gifata intebe gihabwa intebe kigakomera kikaba politiki, ahubwo icyo gihe nyine abaturage baba babyemeye. Bwana twagira mu ngo mwe mukurikije ubunararibonye mwanyuzemo, hari benshi twaganiye mu bihe byashize, baba abanyapolitiki baba se abantu basesengura impuguke muri politiki no mu mibereho y'abantu, cyane cyane ku bijyanye n'akarere k'ibiyaga bigari, bakomoza ku kintu cy'uko guhindura itegeko nshinga ry'u Rwanda bishobora ahubwo kuba ari ikintu cyabangamira abanyarwanda mu bihe biri imbere, ko ahubwo cyatuma n'amahoro yagezweho ahungabana. Mwe mucyumva mute? Abo bakubwiye ntabwo nigeze nongorerana nabo, ariko nanjye baravuga ibyo ntekereza. Jewe nabwo nabona kukubwira ko mfite agahinda cyane. Nta muntu wanyigishije kujya muri politiki, nagiye muri politiki nshaka demokarasi, njya muri politiki nshaka ko abanyarwanda bashyira hamwe. Ubu twapfushije abantu benshi, twatanze ibitambo kugira ngo inkotanyi zifate ubutegetsi. Abandi bantu baracyari mu mashyamba ya Kongo, abandi barishwe n'abandi baracyapfa. Ariko umuntu agahindura itegeko ryo kuvuga ngo ntihagire ibintu bihinduka, murabona ko abana bacu ibyabo bizagenda bite? Tugaruye ingoma ya cyami koko. Ni ukuvuga rero ko abana ba Kagame, sinshaka kuvuga amazina yabo, bamwe n'abasirikare, ubwo umwe azababaye hari nka Marshal nawe afata ubutegetsi. Twarwaniye iki? Twarwaniye kugira ngo twimike abantu se, cyangwa twarwaniye kugira ngo abantu basimburane ku butegetsi kandi batanga amahoro mu gihugu cyacu, bashyira abantu b'abanyarwanda hamwe? Ntabwo rero ibyo abo ngabo bavuze bishobora kuzana imvururu mu karere wenda, ariko ntabwo ariho bizabanza, ngira ngo bizabanza mu Rwanda. Ntabwo nibwira ko abantu bazimira biriya bintu byo kuvuga ngo perezida yavuze, ubwo yavuze n'ibyo. Ibyo twarabiciye, ariko ntabwo ibyo ushobora kongera kugaruka, twarabiciye. Niba rero muvuga ngo abantu barabitekereza, iriya guverinoma nayo ibayemo ubwoba nibwo butegeka gusa. Nkaba rero nibwira ko ibingi byo franchement komeza kubwira abantu ngo hari ibintu ngo byakozwe na rubanda ngo miliyoni 3, kuko byakozwe turabizi, ntabwo turabana. Nkaba rero jewe mfatanyije nabo ngabo bababwira ibyo muvuga. Nabyumva bwana twagira mu ngo, reka twirinde kuzamura ikibazo cy'abana n'abantu cyangwa se cyane cyane batari mu biganiro hano, ariko icyo ngira ngo tuvuganeho cyane bwana Frank Mwine mbagezeho ni ukumva koko niba inzego z'igihugu zishinzwe gukora akazi runaka zemeje ibintu ibi n'ibi, tuvuge aha n'itegeko nshinga rigomba guhindurwa binyuze muri kamarampaka, umuturage usanzwe cyangwa se umuyobozi mu nzego izi n'izi, murebye u Rwanda uko ruteye, amategeko yandi abasigaye ni ayahe? Nk'ubu perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe bitegerejwe ko agomba gufata ijambo rya nyuma, hari ikindi cyarezwaho? Murakoze Etienne. Mu ngingo y'109 cya gatatu, wa mushinga umaze kwemera, wumva bamaze inama ya guverinoma yamusabye ko atumiza kamarampaka izafata uwo mwanzuro nyuma y'iminsi 8 perezida ashyiraho umukono. Perezida rero ntashobora kwanga, nabo banyuranyije n'itegeko, ahubwo nshinga nicyo kibazo. Perezida ntashobora kwanga ibintu byemejwe n'amategeko. Ubwo banyuranyije n'amategeko, kandi itegeko nshinga rimusaba ko agomba kubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ni nabyo anarahirira perezida. Biragoye rero aho ngaho kuvuga ngo perezida azavuga kereka avuga ati mukosore mu iki ngiki, ariko nkuko tumaze kubivuga no muri mu ngingo yindi ya 2 mu gika cya 3, perezida ategekwa n'abaturage, kuko abaturage nabo bafite sovereign, bafite ubwo bubasha bwo guhindura ibintu. Nuko wenda muri Afurika ibintu usanga abaturage babarusha imbaraga n'iki byose, ariko bashobora kubarusha imbaraga mu rwego rwa politike cyangwa mu rwego rwa gisirikare. Ariko mu gihe abaturage nabo nkuko tumaze kubivuga bamaze kurambirwa ibyo ngibyo, izo mpunyi zatwagira mu ngo mubwizo kuri ko
abaturage ubwabo barahagarara bati ibingibi ugomba kubihagarika, ibingibi nibyo bya nyuma, nyakubahwa perezida nda utwawe. Bwana Twagiramungu, mwe tuvuge Perezida Paul Kagame yumvise ibyo abaturage basabye, guverinoma nayo yabimusabye, kandi ahangaha mwibuke iyi nama idasanzwe ya guverinoma yayobowe na Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi, si Perezida Kagame. Perezida Kagame aramutse avuze ati nubwo mwifuza ko nakomeza kuyobora u Rwanda njyewe simbyinjiyemo, Bwana Twagiramungu mubona hakurikiraho iki? Gusa nuko wavuze ngo dufate igihe gito mu gusubiza, nkubwiye ibyagiye biba muri iriya guverinoma nyirimo, ko hari ibyemezo nafashe nanjye ndi Premier Ministre tubifatanye n'abamambure ba guverinoma. Perezida ntiyari ahari na Vice Perezida ntiyari ahari, bombi baraje bavuga ko ibyo ngibyo twemeje batabyemeye, nawe azagende yihangana avuye ko ibyo ngibyo atabyemeye. Ikindi uwo Ministre uvuga numva ngo no muri PSD, ntabwo abo bantu ushobora kuvuga ko ari ijambo afite muri iriya guverinoma. Ariko se Bwana Karekezi nkubwire ko nkuze urabona nkubwira iby'ibinyoma, ntabwo rero numva ibyo Maître avuze nge numva ari byo. Arasa n'ugira ati niba abaturage kuko bumva ibyo bintu atari byo, noneho bazajye mu mihanda nk'uko byakozwe ahandi, niko yigeze kuvuga. Ariko ntabwo tubahamagara kujya mu mihanda, tuje gusa bumve ibibazo ko biteye n'uruhare rwabo mu byemezo byafashwe no mu bihe bizaza, ingaruka cyangwa se inkurikizi bizagira. Ingaruka nuko abaturage bazajya mu mihanda. Ntabwo twashobora gukomeza gutegeka kuri buriya buryo bwa Kagame. Ntabwo rero twebwe dushobora kwemera ko umuntu azageza muri 34 akidutegeka ku mpamvu ebyiri wavuze kandi utari watubazaho, ngo yakoze neza, utarakoze neza se ninde? Ashobora kuvuga ko abo ba Kayibanda nabonye yarasandaje ibintu bashyizeho biranga ko n'izina ryo ryabayeho ntacyo bakoze. Niko yibwira ko ariko abaturage batekereza, bamubeshya. Bibwira ko abaturage bumva mu mutima wabo nta kintu Kayibanda yaba yarabagejejeho, bumva mu mitima yabo ko nta kintu Habyarimana yabakoreye, bumva ko uriya muntu waje mu 1994 ari wakoze ibintu byose, ko agomba guhabwa ubwasisi ngo akazanakomereza aho ngaho bakamwongeza imyaka kugeza muri 2034. Koko ibintu mwumva ari ibintu bizima. Ese mwibaza ko tutekereza cyangwa ko tudatekereza? Ikindi, wowe uri mukuru iwanyu muri Orenfort, umuntu yigeze kwandika ngo kogeza umutegetsi ni ukumuroha, niba ari ukumuririmba ari ukumwogeza ngo ni ukumuroha. Bucya umuntu arasubiza ngo bazamwogeza iba ngo ririnde rirenga izuba. Uwo wabivuze sinshaka kuvuga izina rye. Iyo mentalite y'ubuhake yo kubeshya abategetsi kandi babakanyaga, ngira ngo igihe kirageze ko abanyarwanda bumve, kandi bamaze kwiga ari benshi, bumve ko umuntu umwe nk'uriya ashobora gutegeka igihugu akamanipira abantu, akabacunda yikoba, akabacurika, akabacuranura, akabatera ubwoba. Niwe mwiza, niwe azanye amajyambere. Amajyambere na yahe? Inanga yo bazanye amajyambere batangirira ku kazi. Abantu bafite akazi ni bangahe mu Rwanda? Za entreprise ziriho zihemba abakozi ni bangahe? Abantu b'abashomeri ko bageze kuri 70%. Ibyo bintu Kagame yaba yarazanye bandi batazanye n'ibi. Iyo mihanda ko yayisanzeho kuyikubura, n'abandi benye bari bagiye kuyikubuza. Ibyo ntimukagiye mushaka kubishyira. Kugira ngo dutse nk'abanzura gato, Bwana Frank Mwine, mu kwanzura, hari ibihugu n'imiryango mpuzamahanga muri iyi minsi ikunze kubikora kenshi. Ndahera kuri